Niba ibintu bya skin care bijya bigucanga bigaguconfusinga ukumva ntuzi ibyo ari byo, ukaba uhora wumva amavuta yose abaho bayavuga ibitangaza, cyangwa ukaba wararambiwe ko uruhu rwawe rwaba ahantu ho kugeragereza amavuta yose abonetse, iyi video ni iyawe. Kubera skin care nziza zikora ku muntu uzi ibintu ari gukora ibyo ari byo. Skin care nziza ntabwo zisaba ngo ukoreshe umuruho w'amavuta. Zo uruhu rwawe rukeneye nibyo by'ingenzi, ni nabyo ukwiye kumenya. Niyo mpamvu nagukoreye ino video, uze kuyireba kugera ku musozo. Uraza kumenya skin type yawe ni iyihe, uraza kumenya skin care za ngombwa ni izi, ni iki kitari ngombwa, ni gute ukwiye gukurikiranya amavuta yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntucikwe. One thing that completely changed my skin and my confidence, sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Kubera iki skin care routine yawe yanze gukora? Ikintu abantu bakora cy'amakosa ni ugukurikira skin care routine ngo y'umu-influencer runaka. Ntabwo skin care yuriya mu-influencer wowe yagukorera. Niba mudahuje skin type ntabwo izagukorera. Irindi kosa abantu bakora ni ukwirengagiza biology y'uruhu rwabo. Ntabwo uzi skin type yawe. Reka nkorohereze mu munota umwe uhita umenya uburyo ki wamenya skin type yawe. Karaba mu maso umara iminota 30 utari wisiga. Noneho uze kureba mu maso hawe hajemo amavuta. Niba hajemo amavuta ubwo ufite oil skin. Niba nta mavuta yajemo rukuma cyane ukabona ruramatiriye rumeze nkaho wisize isabune, ufite dry skin. Nubona nta mavuta ukabona ntabwo rwumye cyane, iyo ni normal skin. Nubona ku zuru, ku gahanga, hano ku kananwa ukabona hari amavuta, ahandi ukabona harumye, ufite combination skin. Naho niba uri wa muntu ukoresha amavuta akakurya, amavuta yose utangiye gukoresha akurya, ufite sensitive skin cyangwa ufite sensitized skin. Sensitized skin ni ukuvuga ngo ni wowe wangije uruhu rwawe. Ushobora kuba warabikoze wenda ari amavuta runaka yarwangije, akaba ariyo mpamvu ruri kukurya. Naho sensitive skin ni rwa ruhu ikintu cyose umuntu yisize kibanza kumugwa nabi. Ikindi abantu bakora cy'amakosa ni ukuba yibanda cyane ku gukoresha ama treatment. Urakoresha amavuta avura aho gukoresha amavuta asana uruhu rwawe. Niba uruhu rwawe uri gukoresha amavuta runaka akaba yarakwanze, ishobora kuba ari barrier yawe yangiritse. Hepfo twabivuzeho uburyo ki wasana uruhu rwawe rwangiritse. Ushobora gukoresha ama treatment akakwanga kubera ko runo ruhu rwo hejuru ruracyafite uburwayi, ruracyafite ama inflammation, ruracyafite ama irritation. Niyo mpamvu aho kugira ngo ukoreshe treatment, ukoresha amavuta avura, ahubwo wakakoresha amavuta atuma uruhu rwawe rwo hejuru rugira ubudahangarwa. Routine nimwe uzigera ubona ikora ku ruhu rukunda kujagarazwa. Uruhu bahora bahindagura amavuta, uruhu bakoresha skin care uyu munsi ejo bakayireka, uyu munsi bakaryama na skin care bakoze, ayo mavuta ntabwo uzayabona. Skin care ni uguhozaho. Nkwereke uburyo ki wamenya ikintu uruhu rwawe rukeneye. Niba uruhu rwawe rwarangijwe n'amavuta, icyo ukeneye ni barrier support cream. Aya ma creme asana uruhu rwo hejuru niyo ukeneye. Ukeneye amavuta atanga hydration. Ntabwo ukeneye amavuta akesha. Ntabwo ukeneye amavuta avura ibiheri kandi icyangiritse ari barrier. Niba ufite ibiheri uzakenera wenda tuvuge cleanser irimo za salicylic cyangwa irimo za benzoyl peroxide. Uzakenera akantu nka acne removal creme kagufasha kubivura, cyangwa ushobora no gusanga atari nabyo ukeneye gukora exfoliation. Ibiheri bigiye bitandukanye tuzabirebaho. Hari ibiheri bisaba kujya kwa muganga bitajya bivurwa na skin care. Tuzareba uburyo ki wavura ibiheri bigiye bitandukanye. Niba ari pigmentation, ari uruhu rwawe ruri gukora amabara menshi, uruhu rwawe rufite ama dark spot, rufite hyperpigmentation, uzakenera ama vitamin C, azelaic, ama niacinamide, ukenere exfoliation cyangwa ama retinoid. Niba ari dehydration, ari uruhu rwawe rudafite amazi kubera za tewili cyangwa kuba
urwumisha, uzakenera za hyaluronic acid, ukenere za ceramide, mbese uzakenera product zikongera hydration. Wivura ibibazo uruhu rufite ngo ubivure byose icyarimwe, banza uvure kimwe kimwe, ni nabwo uzajya ubona improvement ku ruhu rwawe. Skincare nziza ni ukugira iby'ibanze, ntabwo uzabona improvement niba bya bintu by'ibanze utabifite, ahubwo ufite ama actives gusa. Iby'ibanze ni ibihe rero? Ukeneye cleanser urayikeneye cyane kuko izagufasha gukuraho imyanda kandi uruhu rwawe rwumishije, inatume pH uruhu rwawe idahindagurika. Hari abantu bajya kugura amavuta ugasanga isabune yarayibagiwe, kubera ko yumva ko nta mumaro ifite, kandi isabune ni ingenzi cyane, inafasha ibindi ukoresha gutanga umusaruro. Ikindi cya kabiri ukeneye ni moisturizer. Niba uyu munsi ukoresha moisturizer kandi uruhu rwawe rwarangiritse, ruzakomeza rwangirike cyane. Moisturizer niyo ifasha uruhu rwawe kugira ubudahangarwa, uruhu rwawe ntirwatakwe n'ibintu ibyo ari byo byose, ikanatuma uruhu rwawe rudatakaza amazi kubera ko irasiringa bya bindi byose wisiga. Ikintu ukeneye ni sunscreen, izakurinda kugira ama dark spot, irinde uruhu rwawe gusaza vuba, ikurinde kanseri y'uruhu, inatuma uruhu rwawe rutuma cyane. Ibi bitatu nkubwiye, cleanser, moisturizer na sunscreen, ibyo ngibyo ni ibintu by'ingenzi ugomba gukoresha buri munsi ubuzima bwawe bwose, kubera ko bifasha uruhu rwawe pH kutajagarara. Moisturizer igafasha uruhu rwawe kuba rudatakaza ubudahangarwa, bya binure uruhu rwawe rufite ntibigabanuke, mbese igufasha kuba bya binure byawe wabigumana by'igihe kirekire, binafasha kuba wakwirinda ama inflammation. Ongera muri routine yawe treatment, utuntu tuvura, hitamo kimwe. Niba ufite acne, hitamo niba ari cleanser niyo ngiyo, niba ari acne removal niyo ngiyo, niba ari retinoid niyo ngiyo. Wihita ufata byose icyarimwe ngo wumve ngo nibwo bizahita biguha umusaruro. Gukoresha product nyinshi icyarimwe bishobora gutuma uruhu rwawe rujagarara, rukagira confusion, nturumenye ni ibiki no muntu akeneye. Bishobora kongera ama irritation kandi bishobora nanone gutuma uruhu rwawe gukira bifata igihe kirekire. Actives imwe ikoreshejwe neza iruta kure kuba wakoresha umurundo wa skincare product. Izaguha umusaruro nawe ubwawe uzumirwa. Ibintu bya skincare irimo ama product 10 ni ibintu social media yazanye, ariko nta hantu science igaragaza ko ari ngombwa. Ntabwo ukeneye product 10 kugira ngo n'uruhu rwawe ruraryoshye, ukeneye 3 z'ibanze, ubundi ukahita wongera muri skincare routine yawe treatment runaka. Uruhu rwawe rukenera igihe, hereza izo skincare product ukoresha igihe, nazo zizaguha umusaruro wifuza. Uruhu rwawe rukenera ibyumweru runaka kugira ngo rwakire ya mavuta uri kuruha. Kugira ngo ubone impinduka bizasaba uruhu rwawe rwiyuburure. Kwiyuburura bifata iminsi hagati ya 28 n'iminsi 40. Urumva ko ukeneye kwihangana. Ikindi ukeneye ni consistency, guhozaho. Gukora skincare uyu munsi ngo ejo uyibagirwe, ukaraba uyu munsi ejo ntukarabe. Hindagura amavuta ntabwo ari byiza, bishobora gutuma uruhu rwawe utabona impinduka izo arizo zose. Skincare nziza ni uguhozaho. Skincare nziza ishobora kukurambira, ariko skincare itanga umusaruro pe. Nzakubwira bimwe mu bintu abacuruzi bakunda kukubwira bitari ukuri, bigatuma amafaranga yawe agushiraho. Uzacika.